nk'uko tubizi kiriya kibazo kirimo kugira ingaruka ku buhahirane mpuzamahanga cyane cyane ku bijyanye n'ingufu n'ubwikorezi, bikaba byaramaze kugira ingaruka zigaragara ku biciro ku isoko mpuzamahanga harimo n'ibikomoka kuri peteroli na gazi. Ejo bundi twakoze ikiganiro duca ibikuba ngo esanse yongeyeho 400, hiyongereyeho 400, none ko hagiyeho 600. noneho abantu bakora ingendo ziri ngombwa ariko nazo ubanze urebe kuko ese ni ngombwa urugendo runaka kurujyanamo imodoka yawe ya wenyine. Tumenyere bisi hafi wagenda n'amaguru, kure wagenda na bisi, ahandi wagenda na lift cyangwa mukishyira hamwe, ariko kugenda imodoka uri bo wenyine ngira ngo biragenda birangira cyane rwose. Kandi iyi ni ingendezo y'uruhara, amasoso, intangiriro y'uruhara na amasoso. Aya ni amasoso, uruhara ntiruraza. Uruhara ntiruraza. Turi kuvuga ngo yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro nanone cy'uyu munsi. Turagarutse mu kiganiro cyacu na mwarimu uriwe neza? Wiriwe neza. Umeze ute? Cyandaho pe. Uvuye mu rugo niki? Uje niki? Uje n'amaguru, uje n'imodoka, uje na moto? Uje na moto. Ibiciro ko byatumbagiye? Uje na Spiro. Byatumbagiye rega, ariko nimwibaze iyo ibi biciro bitumbagira nta kinyabiziga electrique kiragera mu Rwanda. Inya narababwiye mu kwezi kumwe essence imaze kuzamukaho amafaranga 1000. N'ubwa mbere bibayeho mu buzima. Ubushize nabivugaga abantu bakagira ngo nayo, ubu rwose umuntu ugenda mu modoka ya wenyine, babandi twavugaga ba Mayange ba hano Bishenyi, za Gihara, ba Nyagasambu, ayinya urajyuza mu modoka abegeranye b'inshuti bajya bishyira hamwe bagende muri imwe. Uko bimeze cyangwa bayiziparike. Kandi aho bigana hari igihe tuzagera nubwo igihari. State Minister muri Minefra yabyukiye mu bitangazamakuru binyuranye n'iwacu kuri SKFM yahanyuze, ariko agahumuriza abantu avuga ati nibura essence irazamuka ariko nibura irahari. Akanavuga ko kuri mazutu bashyizemo imiyaga. Mazutu nta cyahindutse kuko niyo amakamyo akoresha azana ibiribwa, ibicuruzwa, imodoka za transport nibura. Iyo ni imiyaga n'abantu bagomba kumva. Mu mpinduka mu bintu bigomba kugira kubyitwaramo harimo no kuba bura nk'umuntu wifitiye akamodoka ka electrique k'imyanya 8 yasaba uburenganzira muri rura agakora taxi, bikorohereza abantu kuko we azaca make ya paraporo y'imodoka inywa essence. Taxi voiture inywa essence. Urumva rero tugomba nukoga magazine cyo niko navuga. Bushize nabikoze mu kiganiro baranagikunze cyagiye nsoma ibiciro. Ubusa abanyeshuri ko bagiye gutangira ku wa mbere ibiciro byo byagumye hahandi kubera ko transport toujours ni za mazutu. Kamanze rero turaza kukigarukaho nuba hari ibyo navuze utasobanukiwe. Yego. Mpere hehera kubona uri kureba ku gapapuro. Kamanze nateguye Kamanze shime ko mvuye mu rukiko. Kamanze ntambutse ubutumwa umucamanza mu rukiko rukuru rw'inyamirambo yampaye, nanjye nabyishimiye. Yego. Cyambere abanje kumbwira ko ibiganiro byanjye babikunda babireba. Yego. N'abavoka bose bari muri sale nasanze nabo babikurikira. Yego. Nagiye mu rubanza rwa mbere rwa Jean Marie, hakurikiraho urwundi rw'umudamu tuziranye. Yego. Wa mu Bubiligi. Ariko hanze y'ibyo nubwo umucamanza yambwiye ngo tujye tubanza ubutumwa dukangurira abantu ubuhuza, ariko abikoze neza cyane. Urubanza rwa kabiri ni uwo mudamu wo mu Bubiligi ari kuburana n'umwana abereye nyina wabo. Yego. Bigeze mu rukiko rukuru. Camanza arabanza ubona atabyumva nta n'ibipapuro abanje kurambura. Arabaza ngo hari uyu mwana mupfana iki?
ndi nyina wabo. ati nyina ni mukuru wanjye. None se ko nubwo atigeze afungwa yagiye abumwere, ubu yafungwa ntubumugemurira? None se kuba mu Bubiligi ubu nta byawe biri gupfa mu Bubiligi, ayo umaze gutakaza uri hano mu Rwanda ntiwayamuha, ntiwari kuyamuha ukaguma mu Bubiligi. Yego. Urumva nari maze iminsi n'ubundi nkunda kubivuga, abacamanza dukunda rwose amategeko ni meza aranditse, ariko icyo twasaruye mu manza ni ugutandukana kw'imiryango. Ubushize Claudina wo muri Law Reform Commission yavuze ukuntu yatanze urugero rw'abantu babiri basangiraga ari inshuti. Yego. Uruyama rubazamukanye bararakaranya, umwe akubita undi icupa, ubwo arakubise arakomerekeje, hanyuma bajya kuburana. Wakubiswe icupa yarakomeretse, uwarikubise arafungwa. Ku musozi aho bari batuye bwa bushuti burashira, umuryango mwadukomerekereje umuntu, undi mwadufungishije umuntu, birakura n'inshuti zabo zibijyamo, ba nyirabukwe ba nyina wabo bababyara, bifata imisozi ibiri. Urumva ibihombo? Yego. Bifata imisozi ibiri. Bamwe bahindura inzira ijya ku isoko. Isoko bamwe barema, abandi bararireka. Iri bavomaga bararireka. Nta wanyagirwa ngo ndamwugamishe. Nta guhana inka, nta guhana abageni, nta kubyarana amatisimu, nta gutahanira bukwe, byose. Ibyo nibyo bihombo by'imanza. Tudashyizemo amafaranga y'umwavoka, umwanya wo kujya kuburana, kujya gusura uwafunzwe, ibintu nk'ibyo. So nabikunze rero ko umucamanza mu rukiko rukuru aryo ubunemere kumuvugara, ariko ntacyo. Ni byiza muvugaho Udahemuka Adolphe. Yahise rero atangira guhuza abaza Roza, atariko uyu mwana nubwo yaba yaragize ate, niba ari umuvandimwe wawe rwose mwahura mwajya mu buhuza. Abanza kubaza wa mwana, umwana yemera ubuhuza, bajya mu bavoka batatu bose b'uwo mudamu, nabo barabyemera. Yego. N'uwo mudamu arabyemera. Yego. Kara agasesiyo karyoshye cyane. Barangije arababwira rero ati, abahuza turabafite babyigiye, ariko bishyurwa amafaranga atari menshi nk'ayo baha abavoka. Atariko kandi abahuza bo mu rukiko ntabwo bishyurwa, murahitamo. Roza ati oya wa mwana aravuga ati turahitamo abo mu rukiko ariko bari hafi yanyu. Niyerura ngo avuge ko ari washaka. Noneho ariko n'umwana ni umuhanga, ageze kuri wa mudamu waravuga ati ni mwebwe, abwira wa mucamanza wari ugiye kuruburanisha byisunze amategeko. Yahise afata inshingano z'uko azaruburanisha mu buhuza. Yego. Batanze na gahunda, yahise nanjye nasabye ko nzaba mpari, bazampa kondisiyo zose ni mu cyumweru gitaha, ariko nabikunze approach yabyo yari irimo umuntu. Rero abantu benshi fagitire y'urubanza ni ndende, iyo bayivuze bavuga igarama, bakavuga ihazabu, bakavuga y'umwavoka, ariko umwanya guhora usiragira mu rukiko ni ikibazo. Akandi kantu navanye mu rukiko, harimo umugabo w'umufungwa avuga ko arwara diabete, bagiye kumuburanisha avuga ati mureke manze shaka akantu naga ku mutima. Avuga ati batese urakabona gute? Ati ngiye guhamagara umuntu anyohereza amafaranga. Bareza kuyihese. Ati umusuruve ati ntago bishoboka. Bahamagara umusuruve ati ntago ngewe mbyemerewe. Hanyuma Adolphe, umucamanza Adolphe avuga ati atese ubundi urabizi ko ayafite? Umugabo ati n'umukobwa wanjye yitwa Solange, acuruza Nyabugogo, ntago yayabura, 300 ntiyabibura. Umucamanza wumva ko kantu, umucamanza ahita amuga ngo zana nimero
za telefone z'uwo mwana. Umucamanza ahamagara wa Solange. mukobwa, papa wawe yaje kuburana none arashaka umwohereza amafaranga aya naya. Ati none baramubwira oya, kuko ko bari babuze aho bohereza amafaranga, bamubwira ngo wagera hano ku rukiko i Nyamirambo nibura mu minota 30. Avuga ati ndi kuri. Ariko umucamanza kuri telefone y'umucamanza ahamagara umukobwa w'uwo muburanyi. So kubw'amahirwe ntago byarangiriye aho ngaho, hari umwavoka umwe wari uhari mu rubanza rwa Jean Marie, yahise abwira uwo mugabo wari wicaye uwo wasabaga ko bamuzanira, avuga ati turagufasha humura. Nasohotse mu rukiko atangiye afite amaze kubona amata n'umugati, nabyo nabibonye mukundi, ahubwo nzandaza nabyo byari birimo umuntu rwose. Urumva n'ukuntu uwo mwavoka yenterefone cyane, agahamagara umucamanza akoresheje telefone, yahamagara umukobwa, biranze umukobwa ari kure, ariko haboneka undi ukemura cya kibazo. Uko niko abantu bakabaye babaho cyane rwose. So rero urumva ibindi naboneye mu rukiko, abahuza nta kivuze cy'uko abahuza batanzwe n'urukiko batishyurwa, abantu bajye babimenya. Ushatse abo hanze nibwo wishyuzwa. Yego, icy'umufungwa ndakivuze. Ikindi bavuze nuko abavoka batatu bose bemeye ubuhuza, hanyuma umucamanza avuga ko no muri ubwo buhuza nabo bavoka bashatse baza bakasista bakareba uko bigenda. Ariko icyo nakomeje gutsimbararaho nari maze iminsi mvuga, yego, imanza z'abantu bafitanye isano aho bishoboka, niba n'itegeko barihindura cyangwa se umucamanza akabyibwiriza, yego, imanza z'abafitanye amasano vraiment zakabanje mu buhuza. Umugore n'umugabo, umwana n'umubyeyi, kuko ubwabyo urwo rubanza nigasenya miryango, nigasenya muryango cyane. Wenda abandi wakure nawe byaba, ariko cyane abafitanye amasano byo ni ikibazo. Umuryango uhita ucikamo ibice, abashyigikiye runaka gutyo, birangiye mu rugo, mu muryango umwe cyane. Uribuka wa mufungwa nagiye gusura Musanze, afungishwa na mukuru, umuryango wacitsemo ibice. Uri kubyumva? Yego. Ababyara ntibataha ubukwe bw'ababyara babo, babyumva? Ba nyirasenge b'abana bacitsemo ibice. So rero ibintu byakabaye bigira ubuhuza buzadufasha. Icyo nakunze nuko ari gahunda ubona ko abantu bose bahagurukiye kandi bakabikora neza, atari ukwiyerurutsa, atari byo kwiyerurutsa. Yes. Ukabanza iryo jambo umucamanza ukavuza ubundi mupfiki. Nibagiwa kandi ejo bundi mvuye ku rukiko rwa gisirikare, nagiye hahandi ikigo cy'ubuhuza. Bana mbega akazi kahabera, harimo abafungwa nka 12 cyangwa 13 bazanywe mu buhuza, bo bemera gusaba imbabazi, bakarepara, bagasana iby'ibyaha bakoze byangijwe. Noneho bahageze buri muntu akavuga ibye, agatanga nimero y'uwo yakoreye icyaha. Noneho kiriya kigo kigahamagara uwo wakorewe icyaha. Kanaka hano ni kuri kino kigo, umuntu wakukoreshereje byagenze gutya, arashaka ko tubahuza. Akamwigisha, telefone igatinda, wabonye ko wa mugabo yatinze kunyakira, ko yari guhamagara umuntu yahamagaraga ni umuntu ngo bisa nkaho batekeye imitwe, nyirango ufunzwe yamugurishije, yamwatse amafaranga avance ku bikoresho y'ahantu yagombaga gusenya, akabimuha amabati, icy'inzugi, ibintu nk'ibyo. Birangiye hahantu arahasenya, niyo yaragize ngo ahise agira ikindi kibazo, amafaranga ibikoresha bihundi muntu atabihaye wa wundi wamuhaye avance. Uwo mugabo kumusobanurira kugira ngo yemere ubuhuza byaragoranye, ko aravuga ati n'ubundi yajyaga mbeshya, n'ubundi namubwiye ngo ajya mpa make, sinzi icyabimuteye, niyo mpamvu byarangiye tugiye mu rubanza akaba afunzwe. Uburoko bumuriye agarukira ubuhuza. Icyiza cy'ubuhuza nuko kuri buri etape iyo ariyo yose, yaba mbere ya RIB, yaba kuri RIB, yaba kuri parike, yaba mu rukiko, urw'ibanze, urwisumbuye, urukuru, urw'ubujurire, hose ubuhuza buremewe. Kuko urumva nkuru n'urugero rw'uko kuri no case ya Roza
byari mu rukiko rukuru. Yego. Ni ukuvuga ngo n'abo abacamanza bo mu rukiko rukuru bemerewe guhuza. Ni ibintu rero byiza cyane. Okay. Telefone yawe iraharira? Telefone yanjye yazimye. Ubwo rero ndabirasaba ko mfungura yanjye. Hari umuntu rero ngiye gutangira itangazo. Tonde ejo ntazakora inkuru akagira ngo namutabye mu nama. Hari umuntu witwa Apotre muri kino gihugu. Ni benshi. Umwe muri bo ejo abantu bampamagaye i Nyagasambu harya haruguru kwa Kibunga ahandi tujya duparika. Ndahariyo. Bambwira ko yahafashe inzu ngo akaba amaze amezi 7 atishyura. Cyo ni kimwe. Kandi inzu yasize ayifunze. Bene yo ntibayikoresha. Kutambaza icyo yayikoreshaga iyo nzu. Iyo nzu yakoreshwaga iki? Uko bambwiye ngo yazanagamo utwana kudukobwa aje kudusengera. Ndababaza. Nta bahungu nta bagabo yazanagamo se batereka. Batishwe. Tina abana bakobwa kandi yabazanaga nijoro. So muvandimwe rero iyi nzu nuyigarukamo uzahasanga kamera za KOP. Ndakuburiye. Niba uyishyura uzohereza imfunguzo n'amafaranga bayikingure bayihundi. Niba ushaka kubikomeza gutyo wimuke ujye mu yindi quartier aho byarabuye. Ndakuburiye. Ko numva Abapotre ako kageso bakunze kukagira. Bose mbabarira. Hari ntabwo mvuze bose. Numva hari Abapotre bamwe na bamwe bakunze kugira ako kageso. No bamwe na bamwe. Bamwe na bamwe. Uyu rero ndamuburiye. Ubu ndanga ko nazabikora ikiganiro bakavuga ngo kuki. Amakuru ndayamenye bampamagaye mudugudu turavugana nahagera niyinjira nako gakobwa. Zahita bamukwa. Kamera ya KOP zabihari. Zabiri kumureba. Nzaba ndi hahandi hafi yo kwa Kibonga. Ijisho rya kamera ya KOP riri kukureba Apotre. Ndakuburiye. Ubwo bisigaye abo bakobwa asengera it's okay. Hajya basengera nta kibazo. Imyaka yabo kugira yagiye basengera mu rusengero se. Ni ikibazo. Sanga ngo hari icyumba. Ariko baze kuva nanjye uva aho hapo. Ibaza ahantu yavuye kuva ikantarange ukajya gukodesha i Nyagasambu. Kuba ko hihishe wenda ari inzu za make nta wamenya ariko urumva nyine ni muri kwe. Hariya nta wapfa kukubona. Ariko ngo yabikoze igihe kinini nzayimaranye umwaka. Ayimaranye umwaka ariko yishiye 5 ubarimo ideni rya 7. Namugira inama yohereza amafaranga kuri mobile money ya nyirinzu n'imfunguzo nibeshya kongera agasubiramo ajyanye n'umuntu nkirema badahuje igitsina. Kamera yanjye ibu yagezeyo iri kumureba. Kanoneho namubwire bamuhaye itariki 7 z'ukwa 5. Niwe watanze itariki 7 z'ukwa 5 ko azaza gutanga imfunguzo cyangwa akatanga amafaranga. Namugira inama nashaka nta azohereza imfunguzo iyo nzayireke kuko nayimenye. Ajye gushaka indahandi cyangwa bireke. Kuri 7 nabwo nahajya. Ntibizambuza kujyana yo kamera. Uzamugeraho. Kuko byanze bikunza zabamo gutanga ibisobanuro nabo batanga buhamya bavuga ndi koko. Ariko uwako ari ibintu bijya bitajya binyorohera. Ibaze kuvukira mu mujyi ukajya gukodesha i Nyagasambu. Niho ubushobozi babumwerekeje. Uzinza abasize. Ubushobozi se arabubuze. Sharko shawe. Okay. Aha. Ya telefone rero. Yego. Dore noneho nari ko nigenje. Yego. Ariko hari bitangiye gutanga umusaruro. Gakenya ari kuva makuru meza buke reka nze kandebe rero umuntu ibintu bigoye cyane. Nubwo ngiye kubivuga nzahabwa impundu ntabarutse. Umuntu umukecuru w'imyaka 89 ari gushaka umwana we w'umukobwa w'imyaka 60.
batandukaniye za Bugande babyumva tangiye guseka sha uretse nze nkwereke nakakoreje reka nsomere hano aba bantu ibi byo sinzi ko reke umwana ariko n'umukecuru umwana yitwa Banabana Christine yavutse mu 1966 urumva ko 60 arayujuje ni impamvu nari nsetse nuko ku gapapuro handitseho ngo umwana kandi 66 ise wamubyaye yitwaga Kayijankwanye byanditse n'ikaramu Antoine byanditse n'ikaramu nari nasabye ko ushobora gusanga harimo Kayijankwanye ni umuganda ariko nyina umushaka yitwa Salome uyu ni ufite 89 hanyuma ngo bahoze batuye Mwengi Toro muri Uganda hanyuma nyina uyu Salome yari arashakanye n'umugande Kayijankwanye noneho nyina aza gutoroka bashaka kumugirira nabi asiga umwana ubwo sinzi ngo ni mu myaka yaryari ubwo umwana aracyari mu Bugande ubwo ni muri za 70 yamusize afite imyaka 8 ubwo ni muri 72 so uyu munyarwandakazi Salome rero icyo gihe yahise atoroka hanyuma aza mu Rwanda hanyuma basigarana uwo mwana wari ufite imyaka 8 ubutumwa rero nk'abantu mwe niba hari abantu babaye iyo za Toro ubwo kirakorwa n'iki abantu baba barabaye aho za Toro bamenya iyo story ushobora gusanga wenda umwana yaratashye nk'abandi akaba ari umukecuru ari nko mu ntara imwe y'amajyepfo nyina ari mu y'amajyaruguru ibi birashoboka rwose ariko uyu mukecuru imyaka ye afite ubwoba bwo gupfana agahinda kwanza ubukara namwishe atabonye umwana we imyaka 52 utabona umwana wawe ijya kungana niyo mfite urabyumva ndabyumva cyane rero nibaza ko iyi nkuru uyu mwana abonetse uyu mukecuru w'imyaka 60 abonetse nyina akamubona nyina w'imyaka 89 akamubona rwose yasaza neza byanamwongerera iminsi yo kubaho byanamwongerera iminsi yo kubaho ubwo rero abantu bari hano simbazi mwese ariko ntihaburamo ababaye muri ibyo bice n'abahazi Banabana Christina wavukiye Toro nyina kitwa Salome isa kitwa Antoine Kayijankwanye Christina Banabana Christina nyokora gushaka n'abamuzi mu mubwire ndabizi n'umukecuru ushobora no gusanga wenda ataba no kuri no mihanda ariko abandi ababizi abakurikiye imihanda abantu baba barabaye Toro bakaba bazi Antoine bakaba bazi Christina cyangwa harimo wenda abazi Salome we nikera kuko yahavuye muri 72 74 yego bagerageza abaye atanakiriho nabwo uyu mukecuru akabona ayo makuru ni ibyo ngibyo ubutumwa bugoye cyane bugoye ndabizi ariko ikiba cyatumye babutuzanira nacyo kirahari byego ninjoro nagiye kubona mbona itangazo rya Rura rimenyesha ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli ndetse na essence abantu bose bahise bifata ku maso batangira kugarura utuvideo twawe uvuga ngo mujye muzinduka mukore n'agasiporo mugende n'amaguru ndetse mbona na Kenisi mu gitondo ari gukora siporo ari kugenda n'amaguru hehe ava he ajya he nabonaga ari kuri tapida hari imbere ni buri gihe iriya yarayikora buri munsi bati mugerageze iyo umunyereka ageze Nyandungu ava Gasogi bati mugerageze ariko yagiye muri gahunda yawe bati mugerageze mukora agasiporo hari aho buri gihe nanjye njya mubona kuko ibintu reka nkwereke amazi ntakiri yayandi nabikubwiye amahirwe twagize nuko leta yabitekereje
ntabwo byazamutse uko byakabaye bimeze ku rwego rw'isi ko ku rwego rw'isi hose byikubye kabiri yego ariko bakongera bagashyiramo imiyaga kuri mazutu ntibayizamure kugira ngo at least ibiribwa bibashe kuboneka. Noneho rero niba ibiribwa byabonetse waraye uriye mu gitondo ukanywa icyayi kugenda n'amaguru nta birenze bushize nari nabikubwiye. Yego bushize nari nabikubwiye rwose sinumva umuntu wa Niboyi ujya Rwandex ateze noneho mu bihe nk'ibi ntumva umuntu uva mu mujyi ajya Rwandex ateze ntumva umuntu uva ahangaha ajya Nyamirambo ateze niba ibiryo bitahenze ukaba wariye ufite imbaraga zikuvana aho uri ibirometero 3 ku muntu ni ibintu bisanzwe ukagera hakiri kare. Niba akazi ukora kagira isaha byuka kare uteganye ya minota yo kuhagenda. Yego naho ubundi ibyo biragaragara. Kera ni inshuti yanjye basora ni wajyaga avuga ngo imbwa yahiye ku murizo iti burakeye bahabone. Urumva rwose sinkubeshye tuyihagararaho tukihagararaho ariko ibi birarenze 1000 mu kwezi kumwe na amafaranga menshi cyane. So kwihagararaho rero bigiye mbese wahekwaga agiye kwigenza. Icya kabiri nakunze kuvuga abantu bagenda mu modoka umwe ugasanga igipangu kitamo imodoka 3 icyo kirasohokamo imwe. Ikindi nagira inama mu bigo by'akazi shima police minadefu bitaro bya Kanombe ngira ngo ibigo bifite amakwasteri acyura abakozi nabyo muri iyi gahunda ubu ni wo mujyo cyane uragera kuri ministeri ugasanga muri parking abakozi 200 bose baparitse kandi 200 bagenda muri kwasteri nk'esheshatu cyangwa 8 si sawa. Ni sawa cyane ni sawa cyane. Ibigo byoroheze niba ari kugira ngo abakozi badakererwa akazi ibigo bigura amakwasteri wanagura na cya yutongo none ikigo cyose kikajyamo batita ngo nishira umuteto. Ubu none huze uburyo kiri kugenda cyuzuye gipakiye kandi cyo ni cy'amashanyarazi. Donc ni ukuvuga ngo hari ibigo ngira ngo nka polisi ho manza ni kabuga babagezayo na ntuza na juste ariko ya RDF na kwaseri yayo nahuriye hehe nayo ejo bundira. Donc n'ibitaro bya Kanombe kuko numvise ko yo imodoka yabigera na za Bishenyi n'ibyandera nabyo bifite kwaseri. Kwaseri izi kazenguruka umujyi manza no mu Gatsata bahagera igenda icyura abakozi icyura na mu gitondo ikaza kubafata. Iki nacyo kiraba kimwe mu miti abantu bareke kwihagararaho bagabanye ubwirasi nk'uko umukuru w'igihugu yabivugaga. Minister Jado yarimo avuga ati abantu bakora ingendo ziri ngombwa ariko nazo ubanze urebe kuko ese ni ngombwa urugendo runaka kurujyanamo imodoka yawe ya wenyine. Tumenyere bisi hafi wagenda n'amaguru kure wagenda na bisi ahandi wagenda na lift cyangwa mukishyira hamwe ariko kugenda imodoka uri bo wenyine ngira ngo biragenda birangira cyane rwose. Kandi iyi ni ingendezo y'uruhara amasoso intangiriro y'uruhara na amasoso aya ni amasoso uruhara ntiruraza. Uruhara ntiruraza turi kuvuga ngo irahari n'ubwo ihenze nigera kuri 5 hari imodoka batazajya baha icyo cyo nacyo bakitege. Hari aho bizagera habe hari imodoka zemerewe kunywa ni za zindi zitwara abarenzi bangahe sibyo bagarukire wenda kwitwara 5. Yego ariko ubundi hari ikindi nari navuze ko imodoka y'imyanya 5 iciye ku mupolisi irimo umuntu umwe umupolisi akaba yandikira kuri iyo myanya ine itarimo abantu yandikira ireko sasa akandikira ireko yo kuje da circulation. Uri umuntu umwe none uri mu kinyabiziga gifite metero 2 imwe y'ubugari n'ebyiri z'uburebure none se urumva utari kuje nabandi. Nibyo bizakurikira bira by'amabisi reka nibyo bizakurikira bira by'amabisi nuvuga ngo ziriya izo gizo zo noneho hari igihe bizagera nta nubwo ari kera bino bintu biri kwihuta
umuhora wa Hormuz igihe cyose utarafungurwa nta n'icyizere gihari. Essence niba nkeya bazajya bayiha imodoka nini zitwara ibicuruzwa n'izitwara abantu benshi, abantu bakabaye batangira kubyimenyereza, urumva icyo nacyo bakitega. Ariko rwose n'abambisi nabo rwose bagerageze bazongere cyangwa niba zinahari zihagije oya zihuta. Intoya nizikura mu muhanda bisi zizajya zihuta. Ntabwo ari nk'uko tugeraho aho bavuga ngo irashize burundu, babyumva. Yego. Niba itari kwinjira mu gihugu bazagera bajye bayipima, kuzamura ibiciro. Hari igihe n'ibihumbi 10 waba utayibona mu gihugu hatarimo metero kibe zingahe se wavuga ngo iki. Kandi abantu bagomba, ingendo zigomba kubaho, abantu bakarya cyane bagahaha bakarya. Nko mu baturanyi ngo hari igihe kigera rwose ntibayibone. Hari igihe kigera ahubwo se bamaze ibyanga bamaze wayibara. Aho kugira ngo tuzagere hariya, aho kugira ngo school bus zizabure boni mazutu benshi boni mazutu. Ariko aho kugira ngo imodoka ziri ngombwa ziri mu ngendo za ngombwa zizabure essence, bazabanza bahagarike zimwe bati izi ngizi ntimuzihe, cyangwa babagendera ati turaguha litiro 10 nutazimarana ukwezi kazi yako bagusinyishe. Ibintu bya technology yarateye, nta no byo kuvuga ngo reka nkwere hano ngo ningere Nyamirambo ndanywera ku yindi station. Hari igihe kizajya bajya guha full tank mu kwezi ubiyaranje, babyumva. Ndabyumva cyane. Cyo nkunda nuko wenda nta fraude zishobora kuba zazamo nko muri ibyo bihugu by'abaturanyi. Usanga umuntu yakoze depo agakoresha ibiciro uko ashaka, agashyira ibiciro ashaka. So nuko nguko bigomba kumera. Twimenyereze kugenda n'amaguru, kugenda na bisi, no kugenda na moto kuko iz'amashanyarazi zo zirahari nyinshi. Hanyuma no kugira n'imodoka zitwara abantu benshi ariko ziri electric cyangwa hybrid. Naho ubundi wape urihagararaho buracyugaragarira. Uragaragara wabishaka utabishaka. Urumva? Ndakumva cyane. Igihumbi my dear. Ejo bundi twakoze ikiganiro tucibikuba ngo essence yingiyeho 400. Hiyongereho 400. None ko hagiyeho 600 noneho. Bose ni 600. Yego ni 600. Hagiyeho 600. Ubuse turacyavuga? Nishwe. Amagambo yashize ivuga. Igihumbi cyose. Kandi akaritiro se kagenda hareshya gute? Nukuva ugera hari imbere. Urajyana ibihumbi 50 bakamera nkaho batonyangishijemo. Ibihumbi 3 n'amafaranga. Ubu wa muntu twavugaga wa Mayange icyo gihe twari twamubariye essence y'ibihumbi 10 ku munsi. Ubu noneho na 15 ntibyamugeza. Nishwe. Wabyumvise? Ndabyumva. Nari nabibabwiye zimwe mu ngamba kugabanya gukora sport, kugenda n'amaguru ukabiha umwanya kugera ku kazi hakiri kare, kugenda na bisi cyangwa se gutura hafi y'akazi. Nanone yego ndabizi biraryoha kuba mu nzu yawe, nubwo yanjye ntarayijyamo. Biraryoha kuba mu nzu yawe, ariko niba warubatse Musambira akazi kare Kigali urarusyaho. Nishwe. Ntago warusyaho. Birasaba ngo ntago warusyaho wegera akazi aho wagenda n'amaguru cyane rwose. Umuntu wo abantu bakaki, abantu bo muri za ministeri ziri Kacyiru bagatura hano za Kinamba no hafi ukabasha kugenda n'amaguru. Yego. Ukegera either egera akazi kawe cyangwa wegere ishuri ry'umwana. Kuko hari umuntu usanga atuye kure yaho akorera naho umwana yiga. Hitamo kimwe. Iyo nayo ni shuwa, kuko mu buzima bwacu amashuri y'abana arakonta cyane. Wakwegera ishuri umwana akajya arijyaho n'amaguru, wowe ugatega ugiye ku kazi, cyangwa se wowe ukegera akazi umwana akari utegera. Ariko gutegera bo babiri nako ababyeyi bajya mu kazi n'abana bajya ku ishuri, abana 3 n'ababyeyi 2 ubwo n'abantu 5. Ayinya cyavamo yishwe. Ngwita tukinyweraho. Yego. Asante sana. Premium Construction Group ni abaengineer beza cyane rwose, nubwo turi mu bihe by'izamuka bya essence ntago ntibiri butume tutubaka aho kuba.
kandi hakomeye. Ayinya ubwo isima se isima na rangete n'amakaro se byo ntibigiye kugira. kandi mazutu batugabanyirije kugira ngo ibyo bintu byose bijye bibasha kutugeraho byoroshye. Bivuze ngo rero abafite amafaranga yabo mugane Premium Construction Group ni abaenjeneri beza cyane b'abahanga bakorera hano i Remera munsi ya REB. Ubashaka rwose uhamagara kuri 07844255 cyangwa 0785598046. Yego weekend yageze. Ni hano kwa Musonera Sostene muri Vista Kigali. Hari akaburushete keza cyane, hakaba mucoma uzi kugatunganya neza cyane, by'umwihariko akagira isuku, akagira n'ikinyabupfura. Ibyo bintu rwose iyo ubyujuje uri mucoma uba uri mucoma mwiza cyane. Kandi ibyo bidahagije, bafite ibyumba byiza biteguye neza. Ni icyumba gifite saro kikagira n'urubaraza. Uva muri saro ujya mu cyumba, uva mu cyumba ujya ku kabaraza gufata akayaga. Ni ahantu heza cyane. Bakagira sale nziza z'inama, inama z'ubukwe, inama z'ibimina, inama imibatizo. Mbese bakagira screen nziza cyane zo kureberaho match, bakagira biyari, bakagira abaseriveri beza. Mbese kwa Musonera ni ahantu ujya ukagira ubuzima bwiza cyane. Ni mu bahamagare kuri 0785408040. Yego ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira rwose. Muhagere murebe kwa Sostene rwose, ni munsi y'umuhanda muri tabona icyapa cyanditseho Vista Kigali. Mubavugishe rwose babafate neza cyane muri iyi weekend. Inzu za Maranyundo nazo ziracyahari ariko ziyongereyeho ni gatoya cyane, miliyoni 5 zonyine. Nazo nakoze ariko bakaguhereza inzu imeze neza. Ntabwo nizeye ko ibi biciro nabyo bitongera bikagira ikigira, kuko byanze bikunze ibi bintu birafekta ibikoresho by'ubwubatsi ko byinshi ntabwo biba biri aho bubaka. Bimwe hari n'ibitava mu gihugu. Ayinya yego. Nibyo ngibyo rero. Nibyo ngibyo rero mwari ndagushimiye cyane. Asante sana abantu nkuko twabigize ihame mu bibazo abantu ntago biganyira ahubwo bashaka ibisubizo. Yego. So kugabanya ihame gukora kenshi, gukora byinshi, amasaha menshi, kugabanya ibyo utakaza, kugabanya dépense. Yego. Ukongera épargne mu bihe bibi uko bigenda. Kuko ubu ntago mpamya ko ni essence hari n'ibigo ushobora kwafekita bikatangira kwirukana abakozi cyane. Utarizigamiye arajya he? Ko kantu karaza kugonga benshi. Uwaryaga 3 ku munsi agire 2. Uwaryaga restaurant apfunyike, twarabivuze. Sebyo ubitekere mu rugo ubijyane ku kazi. Hari n'abandi bafite abo bishobokera bava mu rugo bariye bakongera kurya batashye. Yego. Uzurambwira ikirayi cyo mu Ruhengeri Kinigi ubu restaurant zigiye kuzamura. Zatangiye kuzamura. Ibyo byose rero no kumenya uko abantu babibanamo. Twatangiye rero ibintu byoroheje ariko ubu noneho ikiganiro twakoze hagiyeho 400. None uyu munsi akaba hiyogeyeho 600 kandi nta kwezi kurashira. Abantu bitonde. Yego. Sana. Yego ndagushimiye cyane ku kiganiro cyiza uduhaye kirimo n'inyigisho zirimo uko abantu bakwitwara muri iki gihe kitoroshye. Ndagushimiye cyane. Asante.